ikaze mu kiganiro The Barbara Show. Iki ni ikiganiro gihuza urubyiruko n'abantu bakuze cyifashishije ingero zifatika z'ubuzima bwabo kugira ngo zungurane ibitekerezo, twungurane ibitekerezo, twige byinshi, tubashe guhinduka. Ingamba dufata iyo tumaze kwigira muri ibi zituganisha mu guhinduka kugira ngo we become better, tube beza kurushaho, dutera intambwe mu buzima, mu kazi dukora, mu buzima bwacu busanzwe. Rero akaba ari muri urwo rwego dukora ibiganiro bijyanye n'ubucuruzi, dukora ibiganiro bijyanye n'akazi gatandukanye abantu bakora, ubuhanzi, urwenya, kugira ngo tugire akantu kamwe cyangwa utundi tubiri dukuramo. Uyu munsi rero turaganira ku rugendo bifata umuhanzi kugira ngo asohore igihangano cye. Tukaba twatumiye umuhanzi ukiri muto ariko ukunzwe cyane, umuhanzi Jules Sentore. Muramuzi, aririmba injyana ya gakondo, ariko ntabwo twatumiye Jules gusa, twatumiye na producer we cyangwa se umuntu umukorera ibihangano bye bikabasha kuryohera amatwi yanyu. Niwe David Mucyo, ariko ubundi abenshi bamuzi ku izina rya Madebeat. Tubahaye ikaze Madebeat na Jules. Yego. Yes. Jules, wahisemo injyana ya gakondo gute? Ubundi duhera aho ngaho. Urakoze cyane, banje kubashimira. Guhitamo injyana ya gakondo ntekereza ko bituruka mu kuvuka kwanjye cyangwa mu muryango wanjye. Ubundi ni bibiri. Cyambere ni bituruka mu muryango, niho nakuriye. Uwantoje ni Sentore, yantoje kubyina, antoza gutarama, antoza ibijyanye n'umuco wacu muri rusange wa Kinyarwanda. So ibintu byose nkora niwe mutoza wanjye mukuru. Ikindi cya kabiri cyansunikiye gukora injyana gakondo cyangwa umuco gakondo nuko mbasha kuwusobanura, nzi ibyo nkora, nzi aho mbituruka, nzi imvune imvano, nzi inkomoko yabyo, niho mvuka. Ibyo byose nibyo bintu bituma nkunda umuco cyangwa nkawukora. Kuko burya kujya gukora iby'ahandi ntekereza byari kunsaba gusobanura niye mpamvu nkora R&B, niye mpamvu nkora hip hop, niye mpamvu nkora nubwo bwose buri wese yemera kuba yabikora, ariko njye ubwanjye numvaga ntabigirira igisobanuro gihagije nk'uko nagira igisobanuro gihagije ku byerekeranye n'umuco. Naho ngaho rwose bituruka. Nkaba nabikunda cyane. Urabikunda n'umutima wanjye wose. Biranagaragara mu ndirimbo zawe ko ubiririmbira ubiryoherewe, ariko kubihanga ni kimwe. Ariko ni injyana iri specific, ni injyana y'umwimerere yihariye. No kuvuga ngo uburi bushake na producer uri buyumve akamenya kubisohora kwa kundi ushaka ko bisohoka. Ushingira kuki ufata producer uri busohora iyo ndirimbo rero? Urakoze cyane. Hari ibanga ntashobora kuvuga kuko niryo banga ry'akazi. Yes, ariko kimwe naheraho icyambere cyo n'ubushobozi producer afite. Kuko igihangano ndi bukore ntago ari igihangano kigiye kigomba kumara igihe ngo gihite kivaho. Ni igihangano kiba kigomba kumara igihe runaka, igihe kidashira. Twe dushobora kuzavaho tukagera ahandi tujya, ariko byo bizabaho, bizabana n'isi, bizabana na internet, bizabaho ibihe bidashira. Urumva igihangano kiba gikuruta ukigiye kijya gutekereza ko kugikora kiba kikuruta ubwacyo. Icyo ni cyambere kumva umu producer ushoboye kuba mwakumvikana. Icya kabiri ni umubano wubaka n'umu producer, ubucuti, relationship. Relationship. Kuko burya ushobora gukora indirimbo ugakorana n'umu producer atakwiyumvamo, ariko kuko ari amafaranga wamuzaniye akakorera rwose akabirangiza. Ariko ku byerekeranye n'umuco cyangwa byerekeranye n'umwimerere w'ibyo nkora, icyo kintu ntabwo cyabasha gukora ntarimo kumvikana nawe, tudafitanye umubano runaka, atumva ibyo nkora, atabigizemo uruhare. Ikigangano cyanjye gishobora kujya hanze rwose cyapfuye, kitakiri
igihangano kuko burya cyitwa igihangano kuko kiba cyahanzwe gifite imizi n'uburyo cyanditswemo. Ibyo byose rero biri muri bimwe ngenderaho. Ibindi ntavuga cyangwa ntasobanura ni ibanga ry'akazi, ariko ahanini mba ndiziranyeho n'umuproducer. Ariko hari ikintu nkuyemo cyafasha n'umuhanzi mutoya ugitangira. Ashobora kuba ari muto, ashobora kuba akuze, ariko avuga ati ese ninde uzamproducinga? Muri Kigali hari aba producers benshi, ndaherahe ninde who should I go? Ninde najya kureba kugira ngo dusohore icyo kintu? So nkaba nkuyemo ko ugomba kureba ubushobozi bw'uwo mu producer, ariko agomba kuba ari umuntu muhita mu connecta, muhita mugirana chemistry cyangwa se mugahita muhuza. Urugero ruto, nge maze mu muziki navuga ko mazemo nk'imyaka 8 irenga nkora akazi k'umuziki mu buryo buri professionnel cyangwa bw'umunyamwuga, ariko maze gukorana n'abaproducer batarenga 3 muri iyo myaka yose. Kandi mu gihugu cy'u Rwanda harimo abaproducer benshi rwose kandi bashoboye, ariko nge maze gukorana n'abaproducer rwose batarenga 3. Ukumva urisanzuye? Mba nisanzuye ndimwo cyane. Yes. Muri iyi minsi umaze iminsi ukorana na Madebeat. Ni iki cyagusunikiye gukorana na Madebeat? Hari ukuntu wajya ngo umuntu nujya kumuvuga umuvuga hari Madebeat tugiye kukuvuga uhari. Watangiye gukorana na Madebeat ushingiye kuki? Madebeat icyambere cyo twahuye mu buryo twese ntago ari ibintu twari twateguye cyangwa by'umwihariko ngewe namushatse guhera 2018 nibwo twatangiye gukorana. Ngenda meze nk'umuntu uri kuri ese vuga ni eske uyu mu producer, kuko nashakaga gushiftinga umuhindure umu producer. Ibyo ntimubimbazeho. Oya nta kibazo. Nta kibazo. Yes, ndavuga nti reka nkorane nawe. Mwegereye atangira kunyakira cyane, atangira kunyereka bya bindi ngiye ubwanjye mba nkeneye kumuproducer. Dutangira gukorana, dukoze indirimbo ya mbere iba perfect. Indirimbo ya mbere mwakoranye ni? Indirimbo ya mbere twakoranye ni warakoze. My song. Niyo ya mbere mwakoranye? Niyo twakoranye. Kandi twayimazeho igihe kinini. Umva ntuze kuvuga ko ngorane. Yes. Ariko no gutinda bifite ukuntu byongera karite kuri product, ku ndirimbo. Mutarafatisha neza ikintu mushaka mukabona. Yes. Okay, warakoze niyo ndirimbo ya mbere waririmbanye na Madebeat. Niyo ndirimbo ya mbere twakoranye. Turayikora igihe kinini, iratugora, tugenda duhindura. Noneho ntangira kumva kuko ahanini bura part y'imyandikire, hakabaho parti ya musique, hakabaho parti ya melody, hakabaho parti ya arrangement, kuziteranya izo zose. Urumva ngiye ku muhanzi nkanjye Jules Sentore mba ndimo kujua role ya melody no kwandika. Mu gihe baba barimo kujua role ya arrangement na musique. Sasa rero guhuza ibyo bintu nge byagezeho ntangira gusa nk'umuntu utangiye kunanirwa. Fete ndimo kwinjira mu yindi melody nasanzwe menyereye kuko numva ikinyarwanda kintu noneho watangira kunyereka kunyumvisha izindi melody, ubundi buryo twakoramo, ubundi buryo twagenda numva ko harimo dutangiye guhuza. Numva so ibyo bintu byose bigize iyo ndirimbo atangira kubikoraho. Numva byagombaga gufata igihe kinini kugira ngo binyumvishe kandi twumve n'ikintu tugiye gukora. Aba producers baravunika Madebeat. Barakora. Kugira ngo uzabashe gushimisha umuhanzi ubuje kukureba usohore cya kintu kimurimo. Winjiye muri production gute bijya gutangira? Professionally cyangwa? Professionally.
nabyinjiyemo hashize imyaka 4 hashize imyaka 5 muri 2016 nibwo nabyinjiyemo ntangira gukorana n'abandi ba producer bari established icyo gihe, then ngeraho nanjye mba independent ngira studio yanjye kugeza ubu ngubu. So hashize uyu mwaka wa 5 ariko natangiye gukora beats kera nkiga nko mu wa mbere secondaire. So nibwo natangiye gukora beats kuri laptop, ngeze mu wa 4 secondaire ntangira kwiga gucuranga piano, then ndangije high school decidinga gukomeza sasa career ya music production. Nibwo twatu experience twose twiteranyije nkafatiraho nyine ngakomeza as a music producer. Yes, usibye kuba nkuzi nk'umu producer, hari ikintu cya creativity ufite gikomeye. Abantu bakurikira ikiganiro The Barbara Show banshimira ibintu bibiri. Bon, hari n'ibindi banshimira ko ibintu bikomeye banshimira logo ya ikiganiro, bakanshimira n'umuziki w'ikiganiro. The beat, ya beat itangiza ikiganiro. Abatari babizi rero, batari bazi umuntu wakoze iyo beat, Madebeat no wakoze beat y'ikiganiro The Barbara Show. Reka nkubaze. Abahanzi bose bakwegereye murakorana? Ko je sindi umuhanzi. Ariko ndibuka narakubwiye nti Madebeat nshakira beat y'ikinyafrika ivanze n'ikizungu, harimo na guitar acoustic, ubihuze byose. Mu minsi mike wari umaze kumpa beat kandi ntitwayikosoye, twahise tuyikunda, tuyisa tuyigira beat y'ikiganiro. Ese abantu bose bakuganye muhita mukorana? Bigenda gute? Yes, umuntu wese unganye iyo ari sure n'ibintu ashaka gukora. Bihera ku cyo washaka gukora. Ugomba kuba ufite idea ko udafite icyo ushaka gukora ntabwo waba uri umuhanzi. Icyo gihe wenda wazukambwira ngo okay nkore impa instrumental, dushaka umuntu uririmba, tubiteranye turebe ikivamo. Ariko iyo umuntu ampamagaye nka Jules urugero, aba yicaye agatekereza nk'urugero indirimbo yasohoye ejo bundi yitwa Mama. Aba yicaye akavuga ngo ndashaka gukora indirimbo wenda nkayidedicatinga abamama bose na mama wanjye arimo. So yansobanurira iyo idea, nkahita ntekereza nkavuga okay, indirimbo yo kuririmba mama igomba kuba iri emotional, igomba kuba igenda mu buryo buri slow, indirimbo umwana muto yakumva n'umuntu mukuru wese akayikunda. So ntabwo igomba kuba ari still iri new school cyane cyangwa iri old school cyane, hagataho. Igomba gukora ikintu gituma nyine bose ba feelinga ya ndirimbo. So ariko kumva byose bihera kuri idea yiwe. Ibihera kuri Jules. So ngewe nkamuguidinga nkamubwira okay, tubishapinge gutya. Sometimes ashaka kuvuga no, reka tubigire gutya, reka duhindure hano gutya. So basically mu producer afasha mu artiste gushapinga ya idea yiwe afite, then bombi bakabyara ikintu, bring it to life. Okay. Challenges uhura nazo cyangwa se inzitizi uhura nazo muri kano kazi? Challenge nyinshi. Cyambere kuri iyo creation process, hari igihe umuntu aba atari sure n'ibintu ashaka gukora, mukabitangira waba ubigejeje ahantu agahindura ibitekerezo. Jules yari yabigukora ibyo bintu? Yego. Bikagira hagati kubera ko hari ukuntu utekereza ibintu nanjye ariko ndi kubitekereza. So ukambwira ngo mbigukorera, then byagera hagati wenda swat bikakwinspire ibindi bintu ntazi, ukumva hari indi nzira byatwaramo, cyangwa bikagera hagati tukahereza ko atari byo washakaga. Wow. Mumaze gushyiramo amasaha ya recording n'ibiki byose? Amasaha menshi rwose mwabikoze. Hari nubwo tuba twanabikoze ahubwo indirimbo yanarangiye. Oya. Nk'indirimbo, urugero nk'indirimbo yitwa Gakondo. Ego. Iyi ni yo Gakondo. Yo noneho niwe wabinkoze. Twarayirekodinze amabeat isanzwe, ibintu nk'ibyo ndaza ndarekodinga, turakora ibintu byose turabirangiza. Arangije we ahita afata bya bintu abikuramo. Akora indi beat. Nje nsanga indirimbo yahindutse, ariko yahindutse neza, ntarinzi ko byabaho. So okay, haragaruka cya kintu cya relationship. Ukuntu mwiyumvanamo ku buryo ashobora kumva ko
ibi bintu Jules yabishimye ariko ngiye kubihindura cyangwa nawe yaguhinduriraho ibintu ntibibe intambara. Yes, habaho flexibility nanone na sense yo kuba responsible yo kumva ko ibi bintu nyine ngiye ugomba gutuma bimera neza. Yes, nawe akumva ko ni ugomba gutuma bimera neza. So ideas ziwe, ideas zanjye nta urusha undi ideas, ahubwo uri buza n'ikintu tukabona nicyo kirenze nicyo turi gukora. Hari n'igihe ashobora kuzana idea tukayicanga tukabona ari mbi tukayisiba, cyangwa ngewe nkamukonvinsinga ibintu twabikora tukabona ari bibi tukabisiba, cyangwa nge nawe tukicara tugakora ibintu twumva ni sawa, manager yaza kavuga ibintu ni fake. Oya bica no kwa manager. Yeah, of course, ni team. So ntago nzaba umuririmbyi. Eka ibyo tubishyireho ko ntago nzaba umuririmbyi. Okay, nta nijwi ryo kuririmba afite ariko akavuga ngo abagomba kuba convincing nyine akababwira impamvu yatekereje ko ariko nta kazi creation ofite twe twumva indirimbo tuti wow, ariko ibarafasha amasaha amajoro inama nyinshi ibintu byinshi bihinduka. Urumva mu muri creating ikintu kidahari, so nta numwe uri sure n'ibyo ari gukora. Actually ngiye buri gihe ndi creating simbanzi ikintu ngiye gukora, bafite gusa idea vuga ngo okay ni mama ni indirimbo igomba kuba imeze ukuntu, ariko ntabwo mbanzi ngo ndakoresha iyi sound iki ni nabyo bituma production iba interesting inaryo winjira mutazi ibyo ugiyemo ariko ukagenda uri gukina nyine uri ku discovering utuntu. Ni nabyiza kandi kuba dushobora no kubivuga ahanini abantu ntabwo babaza ahantu ibintu bituruka. Buriya ari nka concert duheruka gushira hanze y'amateka series. Yego iriya concert twamaze une semaine turara kuri studio buri gihe dukora nijoro, uyakarara akora ni n'uyu wari urimo kugira nge nkaza nkakora ikintu cyo kuba ndaho ngaho tu nagira idea nkahita mubwira ngo aka kantu cyangwa nkanabona. Ariko iriya konseri mwaririmbye indirimbo zawe usanzwe ufite. Exactly. Muzisubiramo mukongera muka ntabwo ari ugusubiramo ni ugutunganya amajwi sound ibintu byose. By the way ikintu nabonye iyo umuhanzi na producer we bakorana neza biragaragara biranumvikana mu gihangano, ariko no muri konseri iriya konseri uheruka gukora yari nziza cyane, warabibonye ko harimo akazi kagiyemo. Ni chemistry urumva mugomba guhuza ko music ni ikintu kiri gikoresha amarangamutima cyane. So ugomba kuba uri muri state iri positive kugira ngo ubashe n'amarangamutima ahuze. Exactly. Ashobora kuba afite nk'ibibazo ari gucamo bigatuma yandika nk'indirimbo, so ngomba understandinga ibintu arimo kugira ngo tumenye nk'ukuntu nyine yatekereje mama akavuga agiye kumukorera indirimbo. Ashobora kuza wenda avuga ngo ndashaka dukora ikintu kibyinitse gituma abantu basara bakabyina iki, so mugomba nyine ubwo abamaze iminsi muri mood yo kuryoherwa. Ati ukuri Ikiganiro The Barbara Show turi kumwe na Jules Sentore na producer we David Mucyo, ariko abenshi bazi kuri Madebeat, mukunze kumwumva mu ndirimbo nyinshi zisohoka ukumva ko kango Madebeat. Nibo turi kumwe nabo turimo turaganira urugendo bifata kugira ngo igihangano kigere kuri radio zacu tucyumve kandi tukishimire. Reka twamamaze turagaruka dukomeza kuri kino kiganiro, ntuveho urakoze. Turi kumwe n'umuhanzi Jules Sentore na producer we Madebeat, turimo turaganira urugendo bibafata kugira ngo bashyire igihangano hanze. Bishobora kugira icyo bikunguraho ushaka kuba umuhanzi cyangwa ushaka kuba producer cyangwa uri umuntu usanzwe wumva indirimbo za Jules Sentore zikakuryohera utari kubundi bivahe
baje kutubwira aho biva. Jules, uherutse gusohora indirimbo yitwa Mama cyane, wayikuye he cyangwa se byaturutse kugira ngo uyihange? Nayisanzwe sinzi impamvu, kubera relation yawe na mama wawe nayisanzwe narishyizemo ko ufite indirimbo ya mama. Ejo bundi ntungurwa no kumva ko uyisohoye. Yavuye he rero? Yes, ikintu navuga nuko nibyo koko nari nsanzwe, ahubwo nari nsanzwe nyifite kuko mu ndirimbo nahereyeho, indirimbo yavugaga amateka yanjye na mama. Indirimbo nahereyeho ya mbere yo nayikoze kera, ariko yari gospel, indirimbo ihimbaza Imana, so yavugaga ubuhamya bwanjye na mama. Iyo ntabwo yigeze imenyekana, ntabwo abantu bigeze bayitaho cyane, kuko nari umuhanzi utangira, abantu bagikeneye gushakisha. Ariko nyuma gato ataragenda, nza kuvuga ngo nkeneye kuzongera gukora indi ndirimbo, noneho namutura ariko nkanayitura n'abandi babyeyi. Mu gihe twari turi mu gihe turimo hari session twigeze kugira yo gutegura album, tujya mu Ruhengeri, nibwo twatangiye kugira igitekerezo cyo gukora indirimbo yitwa Mama. Ariko icyo gihe kuko twari dufite indirimbo nyinshi n'ibyo dukeneye gukora byinshi, tunitegura urugendo rwo hanze, gukora igitaramo Denmark, so turavuga ngo tuzaba tuyikoraho. Tugiye muri lockdown ejo bundi umwaka ushize, nibwo twahise dutangira kuyikoraho. So Madebeat muri make ntabwo nkunda, hari ukuntu umuntu ashobora yumva ko hari ikintu cy'igitangaza cyabayeho, wararyamye urarota. Madebeat yararimo gukora music, arambwira ngo je mufitiye music, reka nyikore nyirangize, ndahita nyiguha wowe usigare uyigaho. Mu gihe ayinsigiye ndimo kuyumva, cya gitekerezo cya mama kiragaruka. Hahita haza chorus, ntabwo ari ibintu byamfashe umwanya munini rwose, mbona ivuga ngo ntako bisa kuvuga urwo wanduye, bintera ishema kwitwa uwawe mama, uru rukundo ni wowe rukundo, uru rukundo ni wowe rukundo. So nkabonye ndavuga okay, reka ntangire nkomeze nshakishe n'ibitero. Ariko nkimara kukaririmba, we yari ari muri salo, nibwira ko atanyumvise. Nibwira ko atanyumvise, ahubwo ahita agaruka ngo je ngo reka dutangire ku recording. Yes, tuba tuyitangiye gutyo, indirimbo tutangira ku recordinga, tubona igitero cya mbere na chorus. Hanyuma umunsi ukurikiye, ako kanya mpamagara manager. Burya manager wanjye ajya aba umwanditsi mwiza, turamuhamagara turamubwira ngo hari indirimbo twabaye nziza, ati yitwa gute Mama. Aba interested cyane, yari ari mu kazi, angira itaza ayumvise ngo indirimbo tuyikomeze. Tuhita tuyikomeza umunsi ukurikiye, turara muri studio tuyandika, twandika igitero cya kabiri. So ku munsi wa gatatu nibwo nawe ubwe yagize igitekerezo, azana igitero cya gatatu. Icyo gitero cya gatatu nacyo tugikubitamo indirimbo, tuyibonye gutyo, tutangira kugenda ayikoraho music, ibintu nk'ibyo. Yayimazeho igihe kinini, kuko ndabyibuka igihe twaryamye turiruhukira rwose, ararakora indirimbo yose mama kugeza mu gitondo. Urumva, kugeza mu gitondo twebwe tubyuka nko mu saa 2, nawe aricyo gihe agomba kujya kuryama. Aratubyutsa ngo nimuze, hari ikintu nakoze, numva ukuntu bimeze. Turayumva, tumva yayihinduye, yayikoze neza, turabishima, tuba tuyirekeye aho ngaho, turavuga ngo tugomba gushaka umunsi wo kuyisohora. So nibwo ejo bundi mu kwa mbere twavuze reka tuyishyire hanze. Ni indirimbo nziza cyane, iryoshye, ifite amagambo meza, abamama barayikunda, abana barayikunda, n'abapapa barayikunda, I'm very sure, kubera ifite amagambo meza avuga ku rukundo rwa mama w'umuntu.
reka ngaruke kuri Madebeat ku magambo. Hari abahanzi mukorana bahanga indirimbo zifite amagambo akunzwe kubaho impaka muri showbiz. Ese wowe ugiye guproducinga izindi ndirimbo zishobora kuba zifite amagambo ari questionable nicyo cyongereza natekereza cyangwa abantu batindaho, wowe ubifata gute? Nubwo nazo ziba zifite beat nziza, kamvugisha ukuri, nazo ziba zifite beat nziza. Ndibuka hari igihe nigeze kubwira nti Jules mana Madebeat mana indirimbo yasohoye ifite beat nziza ariko ibintu birimo reka tubyihore. Ariko beat umva reka nkubwire ngo Imana yaguhaye impano kuri beat kabisa. Ariko iyo ugiye gusohora izo ndirimbo ni ibiki utekereza? Ntabwo akenshi mba bifitemo uruhare cyane. Urumva nko ku rugero rw'iyo ya Jules. Yego. Urumva niba basobanukiwe neza ibyo yasobanuye. Yego. Hari task mba bifite na task y'umuhanzi. So umuhanzi aba azana na theory y'indirimbo n'amagambo n'icyo ashaka ko abantu bazakura mu ndirimbo. Noneho ngewe nkakora ibindi byose bisigaye biherekeza cya kintu. So rero hari igihe nkorana n'umuhanzi afite ibyo yazanye. We wenda mu mutwe we atekereza kuvuga ngo wenda ndashaka indirimbo abantu bazabyina muri night club cyangwa mu kabari. So agatekereza scenarios zibera mu kabari. Akavuga okay mu kabari abantu barasinda, mu kabari abantu bashaka kubyina, hari umuhungu ushaka gutereta umukobwa. So akimagine amascenario agahita ahimbira kuri icyo kintu. Exactly, yeah. So nabyo ni ibintu biri creative, nabyo ni inspiration aba yagize. Ariko bamwe bashobora kwifata nabi nk'umuntu utajya mu kabari rwose bamubangamiye. Yego. Ariko njyewe mba mfite responsibility yo kumekinga ashobora ko ikintu yatekereje ko cyaba kimeze kose gisohoka neza, gisohoka nk'uko yabishakaga. Ariko of course about limits ntabwo yakora nk'indirimbo yo gutuka abantu cyangwa gupfobya ibintu bimwe na bimwe. Ariko niba ari ibintu byo muri societe kandi biri positive, nubwo bamwe baba batabyemera abandi babyemera, ngenda mufasha twabikora. Ariko wenda nk'umuntu ushaka nko kurwanya abantu cyangwa yavuga abandi nabi iki, ibyo hari igihe ibyo ntabwo ushobora kubijyamo. Yego. Ariko ari inspiration yose ifite umuntu iri bwinspiring turayikora. Ariko lyrics ntabwo nzigiraho uruhare. Lyrics n'umuhanzi uzizana. Ariko ukamuha beat y'ibisazi. Iyo ni imvugo urubyiruko rwumva. Madebeat ukora beat y'ibisazi. Nkunda umuziki ku buryo numva umuziki mwinshi wo mu Rwanda, wo muri East Africa, wo muri West Africa, wo muri Amerika. Nkunda umuziki. Ariko ikintu naje kubona mbanza kumva beat, njya kwibuka amagambo nyuma nti ibi ni ibiki yavuze, ariko nabanje kumva beat. Rero kuri beat kabisa ukora akazi keza. None se Jules nk'umuhanzi ugitangira mushyashya ushaka kwinjira muri music industry, ni ihe nama wamugira ku bijyanye no guhitamo producer bakorana muri iki gihe turimo? Ni iki yatekereza ko ashobora kuvuga ati ndashaka Madebeat, ariko Madebeat arahenda, aherehe rero? Ubivuze neza cyane. Buriya umuhanzi wari wese iyo ufite impano, niko kwizera kwanjye niko njye mbyumva. Iyo ufite impano ntihabura abantu bayivomerera. Abo bantu ntiwababura, kandi ntabwo impano yawe yabura ahantu inyura. Madebeat even though agusaba amafaranga cyangwa usabwa kuba ufite amafaranga runaka ugomba kwishyura igikorwa, iyo studio yo akoreramo ibikorwa byose bigiye gukorwa, n'igihe ushobora kuba udafite n'urutoboye, sibyo? Ariko akumva impano yawe hari ikintu akwiriye gutanga, naho ngaho muziki ibera nziza. Kuko urugero ntabwo nemera neza ko buri gihangano cyose cyangwa buri ndirimbo zose dufitanye, kuko dufitanye indirimbo nyinshi, izi ndirimbo zose dufitanye ntabwo ari uko nazimwishyuye. Hari ubwo nawe ashobora kuvuga ati uyu muziki ni mwiza ndawugukorera tu.
yes ni ya chemistry muba mufitanye so ni nayo ashobora gusanga muri wa muhanzi kuko buri ikintu cyose ntabwo kuri cyerekeranye na music ntabwo gisaba amafaranga ahubwo gisaba talent nicyo kintu cya mbere gisabwa kuba uri talentueux kuba ibintu ukora bifite originality cyangwa umwimerere kuba ibintu ukora ubifite mu mutima ufite passion y'ikintu ugiye gukora ni naho ushobora guhura n'abantu bashobora kukubwira ngo ibintu turabona ubikunda kandi unabishoboye akira genda muri studio akira genda hanze ahariho hose ariko buriya ni nacyo kintu hanini muri iki gihe kuko abantu babona ko byoroshye kuba studio wayigeramo kuba waba ufite amafaranga ukumva wagenda ukishyura yari yo yose ushaka iwanyu mumeze neza ku muhanzi ugitangira akumva ko ibyo byose yabikora no ntabwo ari cyo kintu gisabwa urasabwa kubikunda icya kabiri ugasabwa kuba ibintu ukora hari ahantu bituruka ubizi neza atari bya bindi byo gushakisha sibyo icya gatatu bigasaba ko ugomba kuba ufite ambition ushaka kugera kure hari icyo ushaka kugeraho so rero ku muhanzi utangira ibyo bintu niyo mpamvu hari bamwe bashobora kumamagara banyanganiriza bambwira ngo iki nakumva ibintu arimo gukora njye nkamubwira no igikuru benshi bumva ko ikintu bakeneye niba njye ndi bubafashe cyangwa n'uyu ngo yari bubafashe ari ukubajyana muri studio mu gihe rero atari ngombwa kujya muri studio ntabwo ari cyo kintu cya mbere studio nicyo kintu cya nyuma siho muhera nicyo kintu cya nyuma studio nicyo kintu cya nyuma kigomba kuba ku buzima bwawe kigomba kuba ku mpano yawe ufite yes nuvuga ngo urugero ruto ibyo ukora njye ntabwo mbishoboye ariko wowe urabishoboye nose urambwira ko ibi wabitangiye uri kumwe na kamera na sound nta nubwo bihera ahangaha ntabwo bihera niko rero na wa muhanzi cyangwa wa wundi wumva ko ari umuhanzi akwiriye kubanza gutekereza eske njye ndashaka kugera kuki ibintu ndimo ndabishoboye hari akantu gato njya mbwira abantu ni inama ngiye kubagira ariko ntibazanayinyishyure n'abajya bambaza umuhanzi ugitangira cyangwa urimo ushaka kuba umuhanzi ajye akora practice nyinshi umunsi azaririmba akumva aranezerewe ubwe agakunda uburyo arimo kuririmba aho ngaho azajya muri studio bazamurikodinga ariko umunsi atarabigeraho aririmba akumva aracyifitiye dute cyangwa cyafite amakenga ku bintu arimo kuririmba n'uburyo arimo gukoreshamo ijwi ubu ngubu rwose nabiyitonze abanza akore practice yige njye nize njye natangiye kera niga ku kijyanye no kuririmba nagize igihe kinini rwose ni ibintu byantwaye imyaka irenga 7 mbere yuko utangira kariyeri yo kuririmba cyane pe byantwaye igihe kinini cyane mba mu magroupe mba mu makwaya mba mu bintu byinshi ariko njye simbimenye ko ari ikintu kirimo kuntegura ko nazavamo umuhanzi nanjye ubwanjye ngahanga nabikoraga kuko mbikunze nkiga indirimbo z'abandi nkumva byantwaye igihe kinini cyane maybe ko abandi batari ko byagenda dusa nk'abantu begerejwe internet twegerejwe studio byoroshye kuba wa umuntu kuri coding ariko akantu wavuze banza wumve nimba wowe urimo kuririmba neza ugakunda uburyo urimo kwiririmba ukavuga uti kabisa nanjye ndagitowe hari mindset abantu bakoresha ngira ko itari yo neza urana nk'iri gukora izindi business isanzwe uravuga ngo fix it as you go like fake it as you go shushanya ugenda ubifenta ubiterateranya kugeza ubigezeho ariko muri music ntago ari byo ugomba kubanza ukatraininga neza inyuma muri kulisi ukaza ubimeze neza kuko ushobora kuba ushaka kudeliveringa message runaka ufite nk'indirimbo iri emotional
ariko niba ijwi ryawe ritari right ushobora ni nko guha umuntu ibiryo byiza ariko bitetse nabi. guha umuntu ibiryo byiza ariko bitetse nabi ni nko guteka ipirawo ariko ukayikura ku ziko idahiye. cyangwa wakoresheje nk'ibirungo wenda utarishuwa ko ibyo bashyira kandi ngo utetse ipirawo. Exactly. So hari ibintu fakinga nyine you have to get it right kuva bigitangira. Yes. Ushobora kuba ushaka nko guha abantu message wenda ibahumuriza par exemple ariko ukabibaha mu ijwi ritanoze ugasanga umuntu ahubwo uramukomerekeje kugira ngo uramuhumurize. Nibaza ko hari nubwo ushobora kwica kariyeri yawe utaratangira. Donc akazi kawe nk'umuhanzi cyangwa ikintu cyose urimo guhanga ukakica kitaratangira. The first step ikintu cya mbere uhereyeho. Hari n'ukuntu muri muziki buriya ni ibanga rikomeye. Hari n'ukuntu ushobora gukora ibintu abantu bakakwereka ko barimo kugushyigikira muri kumwe barimo kumva ibintu ukora kandi mutari kumwe kandi ukagera ahantu ngo bakagufata bakagera bakagukubita nko ku gasongero cyangwa kuri plafond wahagera ukananirwa kuhaguma kuhashobora. Iyo umanutse umanuka nabi cyane kandi ubanza umutwe. Nicyo kintu gikomeye cyane muri muziki. Ni nayo mpamvu ntabwo ari umuntu wese ukwiriye kuyisukira atabyiteguye. Hari umuntu uvuga usanzwe akora ibindi bintu akavuga ariko njye ngira impano yo kuririmba. Tubyihore. Iyo mubonye kuri studio iyo mubonye nko muri studio arimo kuririmba. Jire ubwo urashaka ntazaza muri studio kureba Madebeat. Ubwo uragira ngo ntazaza kureba Madebeat. Uzaza ugerageze tuzabubwiza ukuri twubwiye rwose ntabwo biri kuza ukomeza gukora ikiganiro uzagaruke nka nyuma y'imyaka 2 ariko ugomba ubundi muhanzi yicaye mu rugo wenyine abagomba kuba honest ibwiza ukuri kuko buriya niba utabizi ubizi kutabizi ntabwo utegereje ko ngo babraza kukubwira ngo nta byuzi ngo ni nacyo gihe usanga udashobora gucika intege kuko niba nzi ko ngiyewe nzi gukora production ntabwo Jules yazambwire ngo ndumusuka ngo bimfate kuko urabizi kubizi ntabwo nabiha agaciro ariko akenshi ukubera ko twege usanga tudasobanukiwe cyane nyine techniquement uburyo ibintu bikorwa ko usanga twarabyigishije usanga umuntu wenda yamenye kuririmba kuri YouTube cyangwa mu rugo baramwigishije afite nka mama we baririmbaga muri choir ibintu nk'ibyo so hari igihe uba ufite nk'impano yo kwandika indirimbo ariko ijwi ryawe atari sawa so wowe ukajya guforsa ushaka kuba umuhanzi kandi ubundi wandika neza kuri wowe wakwandika ukora composing iyo melody nziza kwandika hits niyo melody rwose ukayi composing ari nziza ariko wowe utabasha kuyiririmba neza then ukayifata ukayihaje ugomba kwiyakira n'ukuntu hari umuntu usanga aririmba neza ariko kwandika no ariko akensista ngo yandike akandika indirimbo zitaryoshye kandi ijwi ryiza nk'urugero hari umuhanzi witwa Celine Dion abantu bose baramuzi yego yakoze indirimbo zirenga nk'igihumbi 500 nta nimwe yanditse yego ni umu-interprete we haza umusongwriter akandika indirimbo akayimuha akanayiririmba we akagenda agasubira n'uwo muntu ahari yego hari ama sessions kuri YouTube ari muri studio yego umuntu rwose ahari afite urupapuro kumubwira ngo no hano uririmba gutya ukumva ko umuntu afite n'ijwi bibi rwose ariko ari kumubwira ngo uririmba gutya then we yabisubiramo buri muntu agomba kumenya nyine position ye n'ikimana yamuhaye aho kijya naho kigarukira kuko ntago abantu batatu bane bakubwira kuririmba nabi ntago baba kwanga ati abantu batatu bane ntibakubwira kuririmba abari makano byakire aho gushake impano nyayo ufite aba ariyo umenye uko ipositiona uyikoresha neza murakoze cyane dusoza Jules ndashaka kuririmba uririmbire abadukurikiye ariko ndimo ndibaza ubuse uraturirimbira mama uraturirimbira warakoze kuko warakoze is my favorite song so tubigenze gute
ariko producer nawe aracuranga yes turirimbire n'abadukurikiye akaririmbo kamwe hanyuma tubataramire tuzinyuremo zose yego please yes newishema ryo kuba mu bwiza bwawe aho nkuramisha ubugingo bwanjye namenye ko ari wowe mutanga bugingo namenye ko ari wowe wo kwiringirwa wagasani Imana mubyeyi wanjye uhorana nanjye undinda mu ntambwe zanjye ngufitiye ituro akira umutima wanjye uwawe nawe ubu wanjye tererete warakoze Mana warakoze Mana yes urakoze cyane urakoze mama yego mama wagenda se utatubwiye mama okay reka ndirimba igitero abantu benshi bakunze yego umushumba utaragira ibihembo uri impamyabigwi ururimi rwawe rugabituze urugero rwawe nzarutora ntacyo mfite nakwitura nkugabiye rurema uwaguhanze aguhore hafi azakurinda amakuba yose ntako bisa kuvuga urwo wantuye bintera ishema kwitwa uwawe mama uru rukundo ni wowe rukundo uru rukundo ni wowe rukundo. Murakoze cyane murakoze twungutse byinshi ariko by'umwihariko nsobanukiwe ko ntari umuririmbyi kandi nta gahunda zo kuririmba mfite ariko murakoze cyangwa nzaze tugerageze yes murakoze kurikira ikiganiro The Barbara Show Jules na Madebeat mwakoze kwitabira ubutumire bwacu nawe wadukurikiye nimba ikiganiro cyagucitse gisange kuri YouTube channel yacu The Barbara Show cyangwa se ujye ukomeza gukurikira ibiganiro bisa nk'ibi kuri Isibo TV buri munsi ku cyumweru isaa 1:30 murakoze nkuko nsanzwe mbivuga buri gihe iyo nshoje ikiganiro ndababwira ni Imana ibaha umugisha tubifurije umugisha w'Imana murakoze gukurikira ikiganiro The Barbara Show nimba ukibonye kuri YouTube The Barbara Show kora subscribe ujye ukomeza kubona amakuru n'ibindi biganiro byinshi bikomeza kuza nimba udukurikira kuri Facebook nimba udukurikira kuri Instagram komeza udukurikire turakwishimiye cyane no kuri Twitter muzajya mukomeza kubona amakuru ndetse ntimukasibe kureba iki kiganiro ku Isibo TV turabashimiye rero ku mwanya wanyu mwaduhaye Imana ibaho umugisha.